Reka ntangire nsuhuza buri umwe wese ubashije gufungura iyi video. Wowe ufunguye ino video nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2026, mbese uzakubere umwaka mwiza cyane. Nshimira kandi na buri wese nawe urimo wabashije kubana natwe kuri Maxwise TV. Twabanye mu buryo butandukanye, hari byinshi twabagejejeho, ariko namwe hari byinshi mwatugejejeho. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. By'umwihariko rero hari umuvandimwe warebye video yacu hano kuri Maxwise TV, yavugaga ku buryo wahisha WhatsApp status ntihagire umuntu uzibona. Ariko umuvandimwe yarayirebye arangije avuga ati jewe hari umuntu ntaraba stati yiwe, nobikuramo gute kugira ngo nzoze ndumurabira stati. Uyu muvandimwe ni umuvandimwe ntekereza ko ari Burundi. Mbonereho no gusuhuza abarundi n'abarundikazi badukurikirana hano kuri Maxwise TV. Yitwa Niyurukundo Jacques. Aho uri hose ndagushuhuje kandi nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Reka twe gufata umwanya munini rero. Dushake igisubizo cya Jacques. Kimwe n'undi wese rero ufite kino kibazo cyangwa se utabasha kubona status z'abandi, hari impamvu nyinshi zibitera. Kurikirana iyi video kugera irangiye, uraza kuba umaze kubona ibisubizo byose bishoboka bitewe n'ikibazo waba ufite. Nturangare, kurikirana akantu ku kandi, hanyuma tugendane turebe ese ni ikihe cyaba igisubizo. Ngira ngo rero murabizi ko nimba utarunabizi kandi ubimenyera ahangaha, ubundi kugira ngo ubashe kureba status z'umuntu nuko agomba kuba afite contact zawe, agomba kuba afite nimero yawe ukoresha kuri WhatsApp, ayibitse muri telefone ye yarayisevinzemo. Niba atarayisevinze rero ibi bintu ntago byakorohera ko wamurebera status. Banza ucekinge ko ufite nimero ze nawe akaba afite izawe. Kuba we hize ntazo ufite, it's okay. Bishobora kukorohera we abayize azifite status ze wazibona, biroroshye. Ariko byoroha cyane kurushaho iyo ubitse nimero ye nawe akaba abitsi yawe. Byumvikane ko ubwo mushobora kurebana status. Rero Jacques, kimwe n'undi wari wese ufite kino kibazo, reba nimba cyase make sure ko contact zawe azifite. Uwo muntu ushaka kurebera status, ese nimero zawe arazifite? Yego. Numara kubigenzura rero nawe niba ufite ize, nusanga ntazo ufite uzibike. Hanyuma numara kuzibika muri telefone yawe, uraza kugenda muri WhatsApp ukore refresh, wongere urefreshinga kugira ngo WhatsApp isynchronizinge za nimero zose za WhatsApp ufitemo muri telefone yawe. Ahangaha iyi foto irakwereka nimero wasevinze mu buryo wazisevingamo, urazirebamo, nusanga itarimo uzisevingamo, it's okay. Hanyuma ahangaha turimo turagenda tureba kuri settings, contact synchronization setting, it's okay. Ibi ntago mbitindaho, ahubwo ikindi tugiye kureba ni iki ngiki, status privacy yiwe. Uriya hari igihe umuntu afungura status privacy akemerera abantu afitiye contact gusa kugira ngo baze kuba aribo bamurebera status. Reba ahangaha muri kano kaziga gatukura, kano ka rectangle, last scene, profile photo, about group na status.
kuri status urimo urabona ko ahangaha kuri status uri kubona ko ahangaha hari my contact. Tumen contact zanjye nizo zonyine zishobora kundebera status, ariko hari n'igihe ugira gutyo ugasanga ntabwo ari uko nguko bimeze, ugasanga ahubwo bimeze gutya. Reba aka kantu nako uragafite muri WhatsApp yawe. Nuwanga ahangaha haba harabayemo kuba avuga ati contact mfite zose ntago nzemereye kuba zareba status zanjye, ahubwo reka mpitemo aba bantu baba ari bo bazajya bareba status zanjye. Niba mfite cyangwa se niba we afite abantu bagera muri 500 kuri telefone ye, agahitamo 65 kuba ari bo bonyine bamurebera status, making sure rero ko atahinduye status privacy yiwe. Ibyo turabirebera ahangaha. Ino screen iratwereka uburyo bimeze. Niba yarashyizeho ngo only share with naba ngaba 65, ubwo nabo ngabo, cyangwa se agashyiraho ngo my contact except, ubwo aragenda vivura abadashaka ko bamurebera status. Niba uri muri abo ngabo badashaka ko bamurebera status, ubwo nyine ntago wayibona. So urebe ko aka kantu kameze neza. Uciye ahangaha ufungure WhatsApp, urebe hejuru iburyo hari ahantu hari utudomo 3 duhagaze, udukandeho, hanyuma ujye kuri setting, uve kuri setting ujye kuri privacy, then urebe kuri status uko byifashe. Aho ngaho uraza kuhakura igisubizo. Tudatinze reka turebe nakandi. Reba nimba utaramuborotse cyangwa se we atarakuborotse. Nimba waramuborotse adashobora kukohereza message, adashobora kukohereza voice, nawe ntago byakunda. Ubwo nyine uba wamaze guca connection yawe, nawe biba byarangiye. Wabigenza gute rero? Aha mbere ugomba kugenzura niba waramuborotse uciye muri setting, ukajya muri privacy, hanyuma ukajya muri contact kureba niba nta blocking yabayeho. Twifashishije ino screen iri hano, uri kubibona, urava kuri twa tudomo 3 hari hejuru, 3 hari hejuru, uratubona hano. Twa tudomo numara kudukandaho, uraza guhita umanuka hano hepfo muri setting. Setting ni iyi ngiyi hano, uraza uyikandeho. Numara kuyikandaho, uraza kubona screen imeze gutya. Block the contact. Nusanga no block the contact, tumini ko iyi ngiyi ntago yaba ari impamvu ituma utabasha kumurebera stat. Ikindi kintu ugomba kureba, birashoboka yuko wasanga stat utayibona kubera ko nta kintu ya postinze. Make sure ko ya postinze. Utaza kwirirwa wirushya ushyuha mu mutwe ngo ese ngo statize sinzibona, sheri wanjye ntago aheruka gupostinga, ntago ampostinga iki. Oya, banzu urebe niba apostinga koko. Mbese ugomba kubaza abandi nimba babona statize, kuko ntago ari weho wenyine mu bana, ntago ari afitiye nimero, nawe ntago ari wewe wenyine ufite nimero ze. Byanze bikunze hari abandi bantu uzi bafite nimero ye, bandikirana kuri WhatsApp babaza nimba babona statuses. Nusanga bazibona, uraza kumenya ko ikibazo kiri kuri weho. Iki ngiki rero ntago ngiye kugitindaho. Numara kubona ko ya postinze, urareba bya bindi twarebye haruguru, kimwe nuko ushobora no kugenzura internet yawe. Internet yawe nayo ishobora kuba ikindi kibazo. Niba ufite internet nkeya cyangwa se itihuta, nabyo bishobora gutuma status utazibona, zitaza kuri telefone yawe. Ubwo kugira ngo ubigenzure neza nuko wafungura muri telefone yawe ukareba nimba connection zifunguye, data zifunguye, yes. Hanyuma
wasanga zidafunguye ukazifungura, cyangwa se ukaba wakifashisha wifi. Mu gihe waba uri ahantu haba wifi wayikoresha ukareba nimba atari ikibazo cya internet. Hanyuma akandi kantu kajya gakunda kubitera ni WhatsApp ishobora kuba itari updated. WhatsApp yarangiye nayo yatuma utabasha kubona status. So reba rero nimba WhatsApp ufite igendanye n'igihe. Urabireba gute rero? Genda ujye muri Play Store usacingemo WhatsApp uri busacinge nusanga imeze gutya. WhatsApp ugiye gusacinga nusanga muri Play Store irimo iraguhereza ubutumwa bumeze gutya. Nubona aka kantu ka open, menya ko WhatsApp yawe iri updated, right? Ariko nuramuka usanze hariho akangaka, nusanga hariho aka kanditseho ngo update, gakandeho vuba na bwangu. Kandaho updating your WhatsApp, yongere yidownloading kandi yisavinge iri updated. Hanyuma nurangiza ukande kuri open, ubwo uraza kuba ufite WhatsApp ijyanye n'igihe. So aho ngaho rero uraza kubona yuko ari WhatsApp yabiteraga cyangwa se atariyo. Iyo ngiyo iraza kuba ari indi mpamvu. Akandi kantu wakora ni ugucleaninga caches. Ni ukugenda ukajya kuri WhatsApp caches, yes, za WhatsApp of course. Uragenda kuri application ya WhatsApp uyikoreho umara kanya, numara kuyikandaho ubwo uraza guhita ukora uraza kujya kuri setting zayo, right? Uraza kubona ahantu hari storage, uri kuhabona hano storage and caches. Izi storage and caches urakandaho, numara gukandaho hano uri kuhabona ahantu hari clear storage, clear caches. Urahita ujya kuri caches warizo ukandaho, right? Uraza guhita uza hano ahangaha niho uri bukandeho ucleaning zino caches zivemo. So ahangaha rero biraza guhita bigufasha ko ibintu bitari ngombwa bibitse kuri WhatsApp yawe bihita bivaho. Hanyuma akandi kantu ushobora kuba wakora no kurestartinga telefone yawe, hanyuma wamara kuyirestartinga ukongera ukareba. It's okay. Kureba niba abandi babona status ze, ibyo nabikubwiye. Ibi byose niba byanze ushobora gufata ya WhatsApp yawe ukayinstallinga bushyashya. Icyitonderwa, nimba wowe utabona status ze ariko wakababona status zawe, akenshi aba yaraguhidinze cyangwa se aba yaragushyize muri accept. Icyo kintu kimenye. Making sure ko status zawe zibona, wowe ukaba utabona ize, cyangwa se akaba atabona izawe nawe ukaba utabona ize. Nibize utazibona ariko we akaba abona izawe, bisobanuye yuko we yagushyize muri accept. Twabibonye yagushyize muri accept. Ubwo rero weho nyine nawe bitewe nuko mubanye, niba ubona ari ngombwa kureba status ze nawe ubitekerezeho, niba atari na ngombwa kandi ntibigutwarire umwanya ngo byirirwe bigutesha umutwe. So reka mbashimire rero, mbifuriza umwaka mushya muhira wa 2026, ngushimira ko urebye video ukaba wigejeje ahangaha. Nkwibutsa ko wakanda like ugasharinga, ndetse niba utarakora subscribe ukande kuri subscribe, wibuke no gukanda kuri nzogera y'amamenyesha kugira ngo tuzabane muri video zacu z'ubutaha. Ciao ciao.